nabonaga agahinda no kwiheba, injyana mu ndiba y'umuhengeri, nabuze uwantabara, sigara niyumva ndi kuzimu. Umutima wanjye wahoranaga amaganya, amatama yanjye yahoranaga amarira, ubu sinkibyibuka kuko wabinyibagije. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Ufata imibabaro ukayigira ibitwenge, wafashe imibabaro uyihindura ibitwenge. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Waranyibagije, warabinyibagije, warabinyibagije ibyanteraga agahinda. Uwiteka niwe mungeri wanjye, ntacyo nigeze murana. Ubwo umutima wanjye wihebaga, yumvise gutaka kwanjye, ampereza ukuboko ankura imuhengeri. Kumenya yuko unkunda nibyo bimpumuriza, untunganiriza meza mu maso y'abanzi banjye, nanjye ntabwo nzava mu nzu yawe iteka ryose. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Ufata imibabaro ukayigira ibitwenge, wafashe imibabaro uyihindura ibitwenge. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Waranyibagije, warabinyibagije, warabinyibagije ibyanteraga agahinda. Ahubwo twabuze kwizera, mukomange muzakingurirwa, musabe cyane muzahabwa. Amahoro n'imigisha bihora kuba mwizera. Ntiwishime kubw'inzoga, usinzire kubw'itabi, cyangwa ngujye mu bapfumu uyandurisha imyuka mibi. Ahubwo amaganya yawe yose yabwire Yesu. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Ufata imibabaro ukayigira ibitwenge, wafashe imibabaro uyihindura ibitwenge. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Waranyibagije, warabinyibagije, warabinyibagije ibyanteraga agahinda. Yewe Yesu we, nakwitura iki? Waranyibagije, warabinyibagije, warabinyibagije ibyanteraga agahinda.